reka twishyire mu biganza by'Uwiteka. Imana ikomeye, data wa twese, Imana yo kwizerwa kandi Imana duhanze amaso, watubereye Imana ibihe byose, ibihe bikomeye, ibihe byoroshye, na n'ubu uracyari Imana yacu. Turi hano twese kubw'ijambo ryawe, tugiriye neza, hembura imitima ya benshi, mwuka bari ugendagenda kandi akora akazi, mu izina rya Yesu, amen. Reka mwicare, Imana ibahe umugisha. Turasoma urwandiko intumwa Pawulo yandikiye Abafilipi, ibice 2, umurongo nashakaga cyane uri kuva kuri 6. Reka aho dutangira dusoma mu izina rya Yesu. Abafilipi ibice 2 umurongo wa 6. Ubu nubwo yabanje kugira akamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhwana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana akamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba. Nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane, ikamuha izina risumba ayandi mazina, kugira ngo amavi yose apfukame mu izina rya Yesu, ari ibyo mu ijuru cyangwa ari ibyo mu isi cyangwa ari ibyo munsi y'isi, kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka, ngo Imana data wa twese ihimbazwe. Mwakirize ijambo ry'Imana. Haleluya, amen. Munyemerere mbanze mbashimire uburyo muri hano mugoroba, uburyo muri hano muri mu nzu y'Imana, ni by'igiciro gikomeye cyane. Ndabizi ko mubishaka mutari kuba muri aha ngaha, mwari kuba muri ahandi, ariko uyu muhate mwagize ntuzabe impfabusa, ntuzabe uw'ubusa. Kandi Nehemiya niwe wakoreraga Imana, aravuga ngo Mana, ngo n'ibihe mfata mu nzu yawe nabyo uzabyibuke. N'ibi bihe byose ufata mu nzu y'Imana, ntugire ngo Imana izigire byibagirwa. Rero mwakoze kuba muri aha ngaha, muri intwari, muri intwarane, muri bitangaza, ni ukuri murabo kubahwa. Buriya nshobora kubabwira impamvu mbivuze, kandi impamvu yabikomeye. Njyewe imyaka myinshi cyane, iki gihe mu kwezi kwa 4 aya matariki, nabaga nafashe indege nigendeye, kuko numvaga nashaka kuba muri ibintu bintu, numvaga nashaka umuntu uvuga ibintu twaciyemo, nuko nabaga nahari. Naha twajyaga tukibuka nahari, atari uko mbyanze, atari uko mbipfobeje, atari uko ntabishaka, ahubwo numvaga ntashaka kumva ibintu nabayemo. Noneho kandi ukabona mu bintu ukiri umwana, iyo uri muto rero ufata ibintu byose vuba vuba, noneho kukura bigenda biba bibi cyane, nkaba nagiye. Niyo mpamvu navuze ngo uri igitangaza ko utagiye, uri igitangaza. Hari abandi bubanze no kuza no gusenga bavuga ati buriya ni bya bindi ahantu hose bavuga ibi ngibi, bavuga ko ni ukwibuka, ni ukwibukanye. Tugomba kwibuka kandi tukiyubaka. Imana ishimwe cyane. Rero ko biteze igitangaza, urumva navugishije ukuri, uri igitangaza kuba uri hano, kandi uri igitangaza kuko Imana yagushigaje. Uri igitangaza gikomeye kuko uraha. Hari ibintu natekereje uyu munsi nshaka gusa n'iri jambo, cyangwa n'indi minsi bitewe n'ibihe tuba turimo, ugahita utekereza. Mbere y'uko jenoside ijya kuba muri 1991, ngo bari abakristo bari mu Rwanda, bari 91 n'ibice ku ijana, sibyo? Ngo bari abakristo, umva bose bavugaga Imana. Ariko ikintu giteye ubwoba, ntabwo gitangaje, giteye ubwoba, ni ukubona baza mu nsengero bagapfiramo, bagapfira mu biriziya, abaturanyi bakagambanira abandi bakabona nabica, kandi 91 bari abakristo. Ariko iyo ubirebye neza usanga hari ubwo bukristo bwacu cyangwa bw'icyo gihe bwari budafashe neza. None ndi kuvuga ati nge nawe turi mu rusengero uyu munsi, n'iki Imana dushakaho,
Yesu ashimwe. Nge nawe turi mu rusengero, wowe wakijijwe ubu ngubu, hari abavutse hano musanga jenoside yarabaye, ntago mugeza kumuza amateka nayanyu, nta nane mwayashyira. Ariko njya nibaza ngo abapasiteri bakoze iki, abashumba bakoze iki, abapadiri bakoze iki? Ni ukuvuga ngo rero agakiza cyangwa se Imana twigishijwe kiragiye, twigishijwe nabi, siko kuri se. Ni ukuvuga ngo kandi n'ubu ngo bagire ugasanga abantu mitima yabo bafite ubugome, bafite inzangano, bafite rwasere, bafite amashyari, bafite. Ni byiza ko wagize Imana ukaza mu nsengero. Ndasaba umwuka rero kugira ngo ubu utunganye rwose. Yumva amazina abantu bakoze jenoside, abagambaniye abandi, ukuva amazina bayasoma bavuga ati ariko izina ryanjye bazayisomaho iki? Ni iki bazavuga ku izina ryanjye? Ese mwene data turi mu nzu y'Imana, izina ryawe ni iki bazarivugaho, uhari cyangwa udahari? Rero turane kugira ngo dukorere Imana neza, dukorere igihugu cyacu neza, tuba abantu. Nge nibuka bari abana bo mu Misesero babwe mu mutendukanye bakanga, bari abana ntabwo bapfuye, nubwo bapfuye bari intwari mu mateka y'igihugu cyacu, mu mateka y'isi, barimo bazavugwa, bazamamara, baracyahari. Imyaka uko izaza byo nabo bazajya bavugwa. Wowe kuri mu nzu y'Imana, nge nawe twagize Imana, turi ahangaha, ntabwo ufatanye ngo wigendere, nta nubwo wagize uri mu nzu y'Imana. Nge nawe ni iki kintu dushobora gukora gishobora gukumira ikibi cyaba cyangwa kigaragaza yuko koko turi abantu b'Imana? Reka mbabwire ikintu kimwe, kuvuga Imana biroroshye, gusenga ntabwo bikomeye, nubwo bikomeye cyane, ariko gusa n'ibyo tuvuga n'ibyo dukora, aka kantu nanjye ndacyarwanako, kugira ngo umuntu ase n'ibyo avuga, ase n'ibyo akora. Yewe ubanga twese turi abantu beza, hasi barimo bavuga, baracecetse baneze amatwi, ni abantu beza cyane, nta n'umuntu uvuga nabi urimo, nta n'umuntu ubesha urimo hano, birangiye muri beza, kandi ukomeye na beza koko. Ariko ibikomeye biba iyo dusohotse, cyangwa ibiri mu mitima yacu. Ibiri mu mitima yacu nibyo umuntu atamenya. Ariko dukwiye kwiga kubaho ubuzima buvuga ngo iki nubwo cyagira gute sinagikora. Nkunda Zaburi 50, ndumva ariyo. Hari ahantu ivuga, ahantu havuga muri Zaburi ngo uwo nguwo ni 15 ngira ngo icyo yarahiriye ngo nubwo cyamugira nabi ntiyivuguze ko wenda munyinshi, uwo muntu icyo yarahiriye kwera ubu turi beza ku rwego rukomeye, ku rwego wakubira ikibi, ku rwego wahagarara mu mwanya Imana igushakamo, ku rwego wahagana igihugu cyakavuga uti nanjye jenoside ntabwo izongera kuba, ntibizashoboka. Igihugu cyo kirabivuga kandi kiba cyanabikoze, kandi kiri no mu nshingano. Bavuga ibintu bashobora banakora, banubaha mu bintu bimwe nk'ubuyobozi bw'igihugu cyacu. Bajya batubwira ati mu myaka 5 kugira ngo wenda bazaba babyibagiwe, tuba imyaka 5 y'amashuri mu university za theology, kugira ngo wenda bazisubiraho, ntabwo bishoboka. Iyo bavuze ijambo arikurikirana 5 yishize ubwo bayashize, bavuga ati iki kintu nuko kigomba kumera, kugira ngo wenda bizoroha babarire ku ijambo. Ese nge nawe ibyo dushaka kwiyemeza tugakora ni bingahe? Uri ahangaha nta mena nyinshi, nta mena muri bombe ndabizi, nanaharira muri bombe, ariko nimushaka muzihorere. Tugize Imana abantu bakumva. Uzi ko byatumye tuva mu nsengero, ngewe no mu Katolika, nubwo nzi ko nzabivamo, navukiye mu Katolike kizacyari Saint Andre, kandi niho nakuze nsanga ariho tujya, bakamijana ko Yesu yavutse nkajya gushira ku igiceri nkajya gutura. Ntabwo numvaga nzava no mu Katolika, nta nubwo numvaga nako siko nabako ntabwo nefite kubitekereza cyane. Ariko kugira ngo nzavemo, Imana yohereje mandadare niyo yamvanyemo,
nuko nyine habaye jenoside yakorewe abatutsi 94 mpita nsezerikiza mpita nshyira akadomo mpita nawe utanabizi mpita nshyira akadomo ati ntibizongera nongera gusenga sibana nishaka hiki kubera iki se nyisenga tudafite bene wacu bari bahari baragiye imbere y'Imana bagapfirayo kuki zisubirayo ubwo n'abandi baba bameze gutyo n'abandi so turero kugira ngo nje nawe twamenye Imana twahindutse byanyabyo niki tumeze turi ku rwego dushobora guhagarara tukavuga ngo ibi nibishoboka turakijwe neza Imana wenda iyo twigishijwe wenda tuvuga ko wenda y'abakoloni wenda bitari bizima ko abakoloni bazanye n'amoko basazamo gucamo abanyarwanda ibice ariko si uyu munsi ubuyobozi bwacu burahagaze kugira ngo dushire ku murongo uyu munsi nta muntu wanga mugenzi we nta muntu ufite ishari nta muntu ureba mugenzi we nabi nta muntu ubeshya mugenzi we nta muntu uvuga inkuru zitanamureba nta muntu uhari umeze gutyo igikuru nuko twakubaha Imana Yesu Paul yandikira abafilipi hari ibintu yavuze yaravuze kuri 3 ngo nimukagire icyo mukora kwirema ibice cyangwa kwifata uko mutari ahubwo mwicisha bugufi mu mitima umuntu wese yibwira uko mugenzi we amuruta Paul niko yabwiraga abafilipi ati rero mwongeye bikira umugabo kujya mweme ibice ahubwo umuntu wese atekereze mugenzi we azirikane mugenzi we niko Paul aduhaye inama reka mbabwise ukuri dukoze iby'Imana ivuga nubwo waba utabishoboye uti Imana ivuga gutya ijambo ry'Imana rivuga gutya ni ukuri iki gihugu abantu bose bakizwa bamenye Imana kandi tukabona buzuye umwuka nk'ubu nkanjye mbafite ikibazo gikomeye cyane noneho murankubitiye umugoroba ati kimeze gute kimeze nk'icy'abasaza bagize ubwo bataga urusengero ngo abasaza babonye urwo rusengero rwubatswe bagiye kurutaha ngo bararize bararira abasaza noneho ngo abajene abasore bo ngo barishima baratsindira kuko babonye batashe urusengero ariko abasaza bajijwe n'iki nuko ubwiza bw'Imana bw'urusengero rwa mbere rutameze nk'urwo ngorwo ikindi nuko isanduku y'Imana yabajyaga imbere imyaka yose itari mu rusengero ariko kuko bose batabaza amakuru bo barishimye barishima bubatse urusengero nuko iyo mvuga bino mba nekereza 96 95 tukiva muri jenoside nyene 98 ububyutse bwari buri muri kino gihugu ahantu henshi mu bibare rubonobono aho twasenye ukona hari ubuzima bw'ubumana bugenda twabonaga Imana ikora birengeje rimwe kubara no mu rusengero niwataha ubu turibaza ngo mbasemana burabo byutse tuzabona biri mu by'Imana agiye tuvuga ko tuzabona rero iyo tubitekereje umuntu akaza gusenga akarira Imana akaboroga akameneka akarira ugasanga abantu twajya mu masengesho n'amatelefone yatari yaza sije kwirangaza byo bintu byari kubura abantu bakunda inzu y'Imana abantu buzuye inzu y'Imana abantu bari mu rusengero abantu bashaka Imana gusa nta kindi bashaka Imana nubwo Imana yanyica ndayishaka ibyo bihe byari bihari ukumva aho ni naho abantu mu kizwa vuba mufite ibibazo bikomeye cyane mwaje gukizwa mu gakiza k'amajyambere muri gukizwa mu majyambere akomeye ariko abo bantu ndabizi ko abo bantu babayeho icyo gihe ibyo bihe barabikumbura babyiyumvamo wumva ari ikintu nyotsewe wumva Imana wumva rero ndabinginze mwebwe mwamwashe hano uyu munsi mureke uvuga ati ibyo bihe nubwo wenda ntabibayemo ni gute Mana bimeze ibyo bihe ni gute byari bimeze biti dufite ubuhanuzi bukomeye ko Imana izasuka ububyutse mu kino gihugu ku rwego rukomeye rutangaje kuri urwo rwego ryo guti Mwami wampaye ibihe byiza wampaye ubwo bubyutse twabonaga Imana ikora kuvuga uti ye baba we ndibuka rimwe twari turi Musanze Imana ikora igitangaza mu rusengero rwacu
ntari bavuga ko sinashatse kukivuga uyu munsi. Abantu bategeka gukora ku rusengero bakaza ntagiye gukora ku rusengero bakavuga ati kata Imana itatwica hariya ku bikuta, ariko uyu munsi abantu baravugira mu rusengero, bari muri WhatsApp, bari hehe, kubera ko ibihe byiza bigenda biva mu bantu. Ijambo ari rya rindi, umwuka ari wa wundi, indirimbo ari nziza, ugasanga ibihe byiza. None umwana Satani afite uburyo yajemo tutari twaramenyereye buhe kukurangaza kandi ukiri mu gakiza ati urimo neza, urimo neza, urimo kandi byarangiye kera. Umuntu agasanga ari mu gakiza arabeshya kandi kongera agasenga neza, agasenga kanuzuzwa, Imana ikaramuvugaho di. Umwanzi aravuga ati nimugende ariko nimujye kure. Ndarabaretse ngo mugende. Mu gitabo cyo Kuva ngo Mose yabwiye Farawo ngo tureka tugende tujye gutabira Uwiteka Imana yacu, maze aramusubiza Farawo ngo nimugende ariko mwe kujya kure. Iki gihe umwanzi Satani yinjiye mu rusengero, mu nzu y'Imana, areka abantu bajye gusenga baraje, ariko babuza kujya kure. Kure ni hehe? Naho Imana iba, ni muri wa mutima ukumira ikibi. Kure ni hehe? Ni muri bwa buzima butemeranya n'imikorere y'umwijima cyangwa imikorere itemeranywa n'igihugu cyacu. Abantu baraje, baje muri korari, baje mu rusengero, baje mu gutura, bazanye ibya 10, baje barabwiriza, ariko ikibazo ntibashobora kugera kure. Nyamara baraje. Hengeze kubaza umukozi w'Imana umwe, ariko ibi bintu uranywa inzoga, ukagenda ugasambana, ukongera ukabwiriza, ese wameshe kamwe? Araseka. Ariko urumva nyine kureka kubwiriza byaranze, kuko burya impano ntabwo Imana izi kwambura. Rwose impano ntese ntabwo bajyaga kukibavuga bati bafite n'umurongo bakanasoma misa bakongera bakica. N'uyu munsi batemera ko bishe kandi barahari, kandi basometse kumva ni byiza cyane. Abayuda bishe Yesu bavuga bati tugire vuba vuba tutari yatangira, tugire vuba vuba. N'abantu bamanitse saa 9 kumusaba kugira ngo isabato itangire, byarangiye bagiye mu rusengero. Abo nibo bishe Yesu. Nico kintu rero gihari, nico kintu gihari. Ndibuka igihe kimwe twe twuzuye mu rusengero turi benshi cyane, nareba abantu bahari, nareba uko bameze, havuga ariko Mana wanyereye 5 nzageza mu ijoro, wanyereye bakeya ariko twumvikana uri bubwire ikintu abantu bakajya mu ijoro. Kuyobora benshi ni byiza n'umugisha, n'abakene umugisha, ariko barakaba benshi cyangwa bake ariko bafite gahunda imwe, muri bafite inzira z'igisiyoni. Ubuzujya mwese mwaje gushaka Yesu, n'umwe nabwiye ngo mwese mwaje mwakoze, hari waje kubera ko mufite impamvu nyinshi zabazanye, nta wazimenya, Imana niyizizi. Kandi mbabwire ukuri, ntuzore umusivuge ngo no mutagatifu ngura ni mwiza, ntuzibeshye ku muntu wari wese. Byo mune kuvuga uti hari ijambo rye rimfasha cyane, Enewati yavuze, none se muramuzi, ni umukozi w'Imana wanditse ibitabo byinshi mu Adventist, yari umunyamerika ngira ngo, ariko yaje kutaba Imana. Mu bitabo bye nasomaga byinshi, hamwe yaranditse aravuga ngo ntukeze umuntu kandi ntukamwirabuze. Kwase murabyumvishe? Ntukeze umuntu kandi ntukamwirabuze. Mu yandi magambo ngenekeje mu Kinyarwanda wenda cyubu, ntukagire umuntu mukiranutsi kandi ukamugira umunyabyaha. Ubwo ntukeze umuntu mutagatifuze kandi ntukabaye ngo turi umunyabyaha ngo wenda bamucira urubanza, ko Imana nizi nituzi twese. Haleluya. Imana ishimwe. Icyo navuze ni amena gusa, ariko hari ndayivuze. Burya mvuze ngo amena bivuze ngo bibe gutyo kandi dukomeze tube gutyo. Rero ntabwo dufite kweza abantu ngo tubatagatifuze, nubwo twabirabuza twebwe tuzabacira urubanza. Ariko tubabwira kuvuga ngo duhagaze gute. Iyo numvishe bavuga ngo iyo abanyamadini n'abashumba bahagarara neza, jenoside ntabwo ari kuba, ngira ubwoba. Bitavuga ubu noneho turahagazira
ngira ubwoba mu mutima ndibaza noneho ubu tumeze gute kuko umuntu ashobora gusuza akuryarya guhobera kandi yagira hanze ati buriya rero mwa bakristo mu musengero mu rusengero mureke tube beza tubere Imana beza njya mvuga ijambo nkavuga nti ikintu kije tuzanye hano twese ni ugushaka ibohoka nta kindi kintu cyakuzanye niba waranibeshye wayobye inzira si inshuti nubwo inshuti Imana iziguherezamo hano ariko ikintu cya mbere cyakuzanye ugomba kwita ku kintu cyatumye uza muri iyi nzira ikintu cyatumye uza hano iyo cyitayeho ntawe ugushwara ujye wita ku kintu kaje ko umuntu yaguye atanya kuvuga ngo ntibangire gutya ujye wita ku kintu cyakuzanye Paul yabwiye abafilipi neza rero aravuga ngo umuntu wese muri mwe areke kwizirikana ubwe gusa ahubwo azirikane n'abandi aka ni keza kuri 5 yavuze amagambo akomeye cyane ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu aha ndahise ngo umuntu wo kureberaho tugira abantu beza twareberaho bakunda kwita ubuzima atandukanye rero modo niyo umuntu wareberaho rero modo wawe ukaba umufite ko rero modo wanjye tukagira mentor tukagira umushumba ukagira wenda n'umutambyi cyangwa se umubyeyi ari n'umushumba ibintu nk'ibyo ngibyo ashaka kuba byose ashaka kuba atari na byose birashoboka ariko Paulo we yatubwiye ijambo rikomeye ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu ngira ko uwo mutima umeze gute uwo mutima wese afite umeze gute turabona mu kanya uko waromeze mfite umushumba w'inshuti kandi ndamukunda cyane nawe arankunda cyane nashize iminsi amuvugisha nazo yarambwira ngo waranyanze nk'isobanura namubwiye noneho rero papa na mama wawe ntago barapfuye ndamubwira noneho niba babihamya kuko niba abantu yizereramo kandi ndukura bizeramo kora kubwira ngo ababyeyi banjye banyeretse Imana bari bakishijwe avuga ababyeyi ukuntu bari bafite indangagaciro kavuga uti wi ese w'abana babaza bavuga ati papa wanjye mama wanjye mukuru wanjye kwere ubu bavuga Imana yawe tuvugishe ukuri mu mudugudu bava uriya mukobwa aracishijwe umuganda se ujyamo ibishingwe se wishura neza turuburana n'abashinzwe isuku hari ahantu hose uwo mushumba arambwira ati ababyeyi banjye nabonye amafoto ye muri ofisi ye ahagaze kuri cyata mu mudamu we ariko amwe ati bariya niba barora modo wanjye bariya akaba arabambwira nkazuba ukuntu bari bameze arabambwira sinabonye bavuga n'abandi barabavuga barabakiranutse bari abantu b'Imana bene data nge nawe tumeze gute Imana tugire neza haleluya unyine macicetse ariko yaba twumvaga kumva ukanumva burya ni byiza cyane noneho rero nayivuze ukuntu avuga ababyeyi be nubwo twavuga ababyeyi bacu nawe ufite ababyeyi beza wavuga hano pe wavuga nanjye nahoze mvuga ariko ngewe ninde muntu areberaho ndimo gutegura na jambo ariko nanjye nibuka mama wanjye rimwe yaguze ikanzu uniform y'ishuri nkagira ngo ari buyimpereze nayo mfite nk'eshatu cyangwa enye ndabyibuka nkagira ngo ako kari keza yari yamakana afite ku ruhande wowe nkabona nyine nkumva ninjira ubuyambare ndasarara inyuma ayiha umwana w'inshuti umwana wundi mu mama utamufite ikanzu yari n'umuhanga ku ishuri aba ari we yihereza ndasara ndababara kujya tamanye muzende akamera nshashya akone kamwe mvuze ko ushaka kuvuga ababyeyi banyeze mutwe batavuga Imana n'utundi kwishikana ko ngiye buriya nareba nde nkavuga ngo ninze mu nareba wese nde wareberaho ariko nubwo twavuga ababyeyi bacu ni byiza ariko Paul atubwira ngo mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu uyu mugabo numvaga ashaka kubabwira nti muri kino gihe turimo gikomeye cyane twibuka abacuruza jenoside yakorewe abatutsi muri Mata
tugira umutima wari muri Kristo Yesu, umutima wa Yesu, umutima w'imbabazi, umutima wihangana, umutima umenetse, umutima ukijijwe, umutima uhindutse, umutima uvuga ukuri, umutima utafite ubucakura n'uburyarya. Dore ukuntu Paul yabivuze ngo uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje ko yuko kuguhana n'Imana akinje kugundirwa. Yabanje kugira akamero nk'ak'Imana, yari Imana, akavuga ati ibi ntabwo nabigundira. Ntiyabitekereza, ararekura, agira ibyo arekura. Ntushobora kugera ku kintu cyose ushaka gikomeye ntacyo urekuye, ntacyo utanze, ntacyo wigomwe. Hari icyo wigomwe. Nkambabwiza ukuri rero, sinavuga yuko ntawe utarakoze ibyaha, kuko nabangiye kubeshya. Paul yabwiye Abaroma ngo bose bakoze ibyaha ntibakire ubwiza bw'Imana. Ibyaha biraryoha pe. None ibyaha byinshi birakorwa abantu banihishe, ubona biryoshye ukuntu umuntu yikwepakwepesha. Ibyaha biraryoha, tuvugishe ukuri, to be honest, ibyaha biraryoha pe. Nyine kuko ni ibyaha nyine, ibyaha sibyo, ariko sibyo tugomba kubamo. Uzirimo kubeshya ariko Yesu yarekuye ubwo bumana kugira ngo agire ikintu ageraho. Icyo cyaha wenda cyanze kureka ukirekura kiryoshye, ugomba kukirekura ukagitakaza, ukagihomba. Paul kandi yavuze ngo ibyarindamu yanjye byose byamindukiye igihombo kubwo kunguka Kristo. Nkambabwiza ukuri, iyo Kristo mu buzima bwawe, ibintu byose hari ibintu uhomba. Niba utari wahomba neza mu by'ubuzima, Yesu ntabwo arakugiramo neza. Ndabikubwisha ukuri, hari ibintu uhomba. Petero yigeze kurwana akavuga ngo byari bitworoheye, byari bigishoboka yuko twakora nk'ibyapagani bakunda gukora, ubwo twabihozemo, ubwo twabivuyemo. Ngo ndetse no dushaka ngo tuba twumva ibyo gusaba, ariko twabivuyemo. Ndabinjya kubw'imbabazi z'Imana, ube mwiza, atari imbere hano wicaye gusa, mu mudugudu wawe ube mwiza. Njyewe umugabo twishyuza ibishingwe afite ukuntu gustress ukuntu mo wenda sinzi wenda mwebwe aragucunga pa ndashaka ibishingwe, ntazi niba yafite, ntazi niba wowe nyine umuriro nkumva nirondo ubwo zibwo tubyisha rimwe, ntazi ibihurimo. Nanago ati se ngiye mbaye nishyuza nkangira nakubwira nti se harenda kugera, hari ukuntu uhagaze ngo mpereze cyangwa mbenegereje. Nuko njye nangira apanga kandi simbishyuza gutyo, nitekereragira nkatosa nkagase kwabize wenda nk'imise nkatosa. Nabona aragira pa ndayashaka, azise ko yafite yaryamanye, ariko agatima wa mutima kavuga atako se mu mudogodo gahita ugira ute. Niba nawe ufite bene uwo muntu jimenya kuvuga utariko hanjye bitamugane cyangwa agiye ntamusubiza agahita mbona bomba ida message ya kazana cyangwa kazambwe narakubuze nege kugira ngo turanakundana byahise yambure sanshakira iki nyine no akonza kwenda avugana ariko nkwiriye gukiranuka nubwo stress nubwo kangira ngo nze gufata mutwe ngo ibintu byose ngo kwezi ngo bishinga ngo harageze ariko nkunda umuntu umigiye, ariko nsikiye yavuze n'ejo uzaze cyangwa ni mugoroba kugira ngo ndeye ko agakiza kanjye kakomeza kugenda neza. Haleluya. Rero aho mu mudugudu ugomba kuba mwiza, hamwe turi umuturage, ibishingwe, umutekano, simbizi isuku ameza ki bikugoye bina bwiza, ariko ukagera gute. Hari igihe baguhamagara no mu bindi bintu kandi ariko umunsi wo gusenga wo gutereka reka nubahirize. Mubanze hano mushaka mube babi kutata tubakosora, ariko mubeza hariya muri mu mudugudu, mu kagari,
mu murenge haramugenda barabona mwa muri kumwe muhabere beza mubigerageze kandi birashoboka. Imana ishimwe cyane. Kera umukozi ajyaga amena itasi nkumva nayo mwishyuza cyakaba ayo najyaga mbishyuza pe nk'ibintu nk'icumisha icyarimwe n'ubushake turajya kubigura nturajya kubyishyuza. Musanga ndagapagani gakomeye cyane, agapagani keza cyane, gapagani gakaze. Ubwo we ntabwo wari umeze nkanjye narihannye cyakoze ubundi bakankahabwa ati iyo nguze ikintu nzana igiciro ntidore igiciro ni tedemiri ubwo nukimena uzita ujya tedemiri ako mba ndimo kubaka kuko n'abakene ndavuga ati se ubu ngiye mbere y'Imana namenye bingaye ko yambabariye ese ubu ngiyewe nanjye mbese nkahita nkavuga Imana kugira ngo nishe mpa amafaranga yo kujya kubigura nkahita nsenga iryo sengesho. Ubwo womeze ute ubwo niwo bakasa n'abarangije kera noho n'abakubitaga ngiye nta mikino kandi nkijijwe we niyo nakubitaga ndi umupagani waninza mu rushyi cyangwa nkahita mfata inkoni nkumva ndakubita nk'abana banjye ariko se abantu nkubitana n'ababyaye ese bari mu rwego rwo kubyumva cyangwa ndabaremamo igikomere no alo ndavuga utuntu tumeze duto umuntu ashobora kugenda agira ati ahindukamo aho hantu nkanjye nsanze nk'amasafuriya n'akajagari k'amabasi hariya ndatungana umuro warakaga. Rimwe nagiye mu teto tukibujyamo kujya gusenya ibyo n'ubwo Imana wambabariye koko ubundi ngiye ibyo byose bikomeye ngo nta kintu na kimwe twashwanira nakubwiye ati ukore gutya rimwe gatatu rero umurita waka umuraka unyakamo ndasara ngiye nimba ndashye ndushye naniwe kakashaka k'amasaha ntuza aho biba so wabizanyeyo ubikuriye iki nkaba ndasaze. Wowe umeze gute rero aho ngaho ntabwo ari hano ariko mba nsohotse wowe bimeze bite wowe isohotse aha rero sinzi ibintu bidufatira dusohotse aha ngaha ayo asohotse ye baba we wiwe kwa kane umeze neza urimo uvuga uti yes azaza umwami azaza usanga wasizeyo umuriro ntibawuguze uri mu kitabona yewe uravuga uti ko se mbana n'abadayimoni ni za shitani nta magini uhita usara ngo uzajya uvuga uti ariko nicyo kinegereje ugende witonze kuko umwanzi bagutegereje hari nyanga apima agakiza akabarebe neza uwo wagiriye neza niwe ukubeshyira niwe gusopanya na fiance wawe ngo urimo kumumwereka ejo azatangira kumuhamagara wowe utabizi Imana tugira ubuntu bwinshi ahubwo yisiga ubusa akamera k'umugaragu w'imbata ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu. Uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntategereje ko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisiga ubusa kugira ngo Yesu agire ku ntsinzi tubona yagezeho yisize ubusa none yabaye n'umugaragu gusa umugaragu w'imbata umugaragu w'imbata abo hasi abo woroheje baba we twebwe tumeze gute buriya umuntu arakubeshyira guhita wumva mu kanwa haraka umuriro wo kumusubiza ariko Yesu kugira ngo agere ku ntsinzi ye yose nuko nkuko yari ameze bari kutubwira ngo tugira wa mutima muri Kristo Yesu niba ndavuga uwo mutima ukuntu umutima wari umeze nguwo rero uwo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana tuje ko kubona n'Imana ikintu cyo kugundirwa ahubwo yisiga ubusa ajyana akamero k'umugaragu w'imbata agira ishusho y'umuntu kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu yicisha bugufi ishusho y'umuntu nyine yabaye nkatwe mu yandi magambo yasize ubumana mu ijuru arazamira nkatwe ibaza ameze nkawe nkanjye rero ubwo Yesu ameze gute tuvugisha ukuri
Yesu niwe yasize akamero, yasize ishusho y'Imana mu ijuru, akamera nkanjye nkawe, kuko yabaye umuntu. Ubwo yari ameze ati, reba Yesu ameze nkawe rero, ubwo isi ntihita irangira cyangwa ameze nkanjye. Uwiteka tugiriye neza, Imana idufashe. Yesu ameze nkanjye, ni ibiki atakwihanganira? Ameze nkaho bwajya avuga bingana gute? Ahubwo yisiga ubusa, agera akamera k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi. Amaze no kuba umuntu nkanjye nkawe, ikintu cya mbere cyamuranze, yicishije bugufi. Iki kintu kirakomeye. Abantu bishyira hejuru bariyumva shaho, ye baba we, turiyumva, turiyemera. Umuntu para yanjye, uyu mwuka no kwa shitani, uyu mwuka wo kwishyira hejuru no kwiyemera no kwa satani. Niba bavuze ngo nzazamuka nsubire intebe y'Imana, bahita bamukura mu ijuru, gutyo bamukurayo ngo habe intambara ikomeye cyane. Yari yashatse gusumba Imana. Uyu mwuka uragatsindwa n'Imana. Yicisha bugufi, araganduka, arumva. Kuganuka ntabwo nyumva, ni ikintu gikomeye. Hanyuma niyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba muraruzi namwe. Umusaraba hajyagaho ibivume, niyanga no gupfa. Ariko twebwe twanze gupfa ku ngeso no kuri kamere, twanze gupfa. Urumva ijambo ariko ukumva ntabwo urimo gupfa. Imana irabizi, Imana irabizi, izi ko ntaho inzoga itarema. Imana irabizi, ndayikunda, ntabyizi, wanze gupfa. Ariko Yesu yanga gupfa, aremera arapfa. Twebwe twanze gupfa. Uwo warapfuye koko, warapfuye, warapfuye. Twebwe twanze gupfa. Mureke dupfe mu buryo Imana ibyifuzamo, dupfe ku cyaha, dupfe ku ngeso, dupfe. Imana idufashe. Cisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa, ndetse urupfu rwo ku musaraba, urupfu rwo ku musaraba rukojeje isoni. Ntiyanga guseba, ntiyanga no kumwara, arabyemera byose, arabyemera. Nuzajya wumva ibintu byagucanze, utamo kubabarira, utamo kumva, ujye wibukira ijambo. Yesu yarapfuye, urupfu rwo ku musaraba, aca bugufi, arabyemera byose. Twese twabyemera? Yego Mana, ntabwo twabyemera. Haleluya. Buriya wabyemera? None umuntu arimo gushaka kugutuka, ujye uhita wigendera, ntukajye uhagarara muri icyo kirere, kuko nawe uhagaze kamere izazamuka, wanamutura ukamutura hasi. None umuntu akwatatse, igendere, wigoma aho hantu. Maze ibyo Yesu amaze kubikora rero ibintu byose biba. Ariko dushaka ko Imana dushira hejuru, tutaciye bugufiya. Dushaka ko Imana tutabanje kuba uko Imana ishaka. Imbuto yose mu gitaka irabanza ikabora mbere ko yera. Ari igishyimbo kirabora, ari ikigori kirabora, ari iki kirabora. Imbuto yose bateye ntishobora kumera ngo izamuke itaboze, irapfa. Iyo ipfuye kivuga ko yapfuye ni ukwibora. Mureke dupfe ku ngeso, dupfe ku bibi, dupfe ku byaha, dupfe ku bintu bidashimisha Imana, dupfe. Nk'ubu kamubwira akantu gatoya, hageze nk'umukristo, nta shinga nta byina. Ni urugero mbivuze gutyo, ari kuvuga abakozi b'Imana yabatatse, buruzi imivumo burimo kuzana mu bana bawe nabo uzabyara. Nusanga ahantu bavuga umukozi w'Imana nabi, waba umuzi waba utamuzi, nkugire inama hakiri kare, nguhe inama ikomeye. Waba umuzi waba utamuzi, si hame ngo umuzi. Kabiri, waba umwemera waba utamwemera, uziruka nka wigendere, uziruke, uzihute, uve muri izo nama. Hatoya utiyongeye ibyo wari ufite ku bindi bintu. Hagiye tujyana ibintu tutanazi niba byaturutse. Yesu amaze gupfa, hari ibintu byahise Imana yahise imukorera.
ariko twebwe dukeneye ko Imana ikora, dukeneye ko Imana itugirira neza, ariko twanze gupfa. Ni ugupfa mu ngeso, ni ugupfa ku byaha, ni ugupfa. Nige dusema duhinduke dupfe, umuntu apfe vuga ati kabisa aha narapfuye, aha sinjye uriho, ni Kristo muri njyewe. Umuntu umaze gupfa inshuro zingahe? Aho mereye gukizwa upfuye kangahe? Pfa buri munsi, upfe ku ngeso, upfe kuri kamera, upfe ku cyaha, upfe ku kintu. Mwama tugiriye neza. Yesu amaze kubyemera, hari ibintu byahise biba. Hakubye ko mbabwira nubwo twabisomye, umaze gupfa kangahe? Nabambanywe na Kristo, nyamara sinjuriho, Kristo muri njye. Muri bwa bubyutse nababwiraga, warebaga umuntu ukahita ubona Yesu. Aho kubagira umuntu agahita ubona ubucakura, agahita ubona uburyarya. Mumaze iminsi mubahehe, wenda batubaza ntitwanabasuye, ntitwanabaje aho bagiye. Imana igitubabarira. Urabona muri bwa bubyutse barahoberanaga. N'uyu munsi abantu uzi ko batakimenya guhoberana, uzi ko utazi no guhoberana, mwari mubizi, muzabyumve neza. Ni gake umuntu aguhobeye kuva naguhobeye, mwagukora gutya muri aho ugahita agenda. Hajya ngiye mvuga ko se wahagaze iyo ndi mubi, wahagaze ukamubera neza. Muzarebe ko abantu bagihoberana neza. Nta muntu uhobera mugenzi we. Mujye mubyihorera. Iyo ntashye mpobera abana banjye, nabo baraza bakangutse, nabo turahoberana. Ndabahobera, mbavuga ni wenda hari nabo bazabikore n'abandi. Kandi ngo abantu bitunga umuntu ngo bikiza ibintu byinshi cyane, wumva harimo ubuzima. Noneho mu gihe byaje ubu ngubu, abagabo baraza ngo biriya none bugira ubupagani. Nese ubundi byatuma utabasha, nese amaso y'icyaha ni kuri, nese irari urifite ntabwo bivuga ngo ni uko wagize gutya. Wanagira gutya kandi ukarigira. None nabinyeze basi. Nuhobera umuntu, muhobere. Kandi abantu bafite ubushobozi mbigisha ibanga ryo guhoberana. Ngiye ko nkunda guhoberana cyane. Kandi no bitandemo nanone twumvike, to be honest, iyo bitandemo ntibindimo. Niba bindimo niba bitaje umunsi. Ariko ubusanzwe dugira gutya bihanagure hano, ushiraho kantuza karenjete hano gutya. Umuntu aguhobera ajya yumva humura neza. Higa kagutya, ubwo mvuze wenda renjete cyangwa mvuze iki cyangwa sinzi ibindi, basi na parfait kubazibona. Parfait hano ugire gutya na hano. Noneho ndabagushije burundu se. Haleluya. Ese mugiye ko mwacecetse? Ntabwo abantu bagihoberana, urukundo rwarashize. Kandi ipravuga ngo muhoberane, guhoberana kwera, mutashabera, mubahobere. Ako bagabo bene data nimuza kunsongoza. Kuri akora mugira gutya wapi rwose. Narapfuye sinjye ni Kristo muri njyewe, mujye mumpobera. Haleluya. Nuko nkuko bimeze. Rero cyo nengarutseho abantu banze gupfa. Abantu banze gupfa. Umuntu araza mu nzu y'Imana akaba yajya twa telefone yakudise ntabwo bigerutse ko twa amatelefone. Umuntu agafata telefone ya mugenzi we akayitwara nta n'ubwoba. Nagiye gwipapura hanze se y'urusengero byango nzana imivumo myinshi. None ugasanga bafite ibintu n'ibindi batazi. Yesu rero yemera gupfa, yemera kubabazwa. Dawidi rero yabivuze muri Zaburi ngo kubabazwa byangirira umumaro, kugira ngo nige amategeko y'Imana. Ikindi kandi nimukanga ibigeragezo, nimukanga bagerageza, kuko hari igihe Imana ikwigishamo ikintu gikomeye cyane kandi ukabona usimutse ibirenge cyangwa cyawe kigiye kukubaho.
sibyo tugenda gusenga mu kanya gatoya tugasaba Imana kuba ab'Imana ishaka twarangiza tukabwira Imana igakoza ikara ku munwa ku mpano zacu niba nahamagariwe kuririmba mbese ukaririmba icyo wahamagariwe ukagikora neza icyo Imana yaguhamagariye ukakibamo neza ikagusiga amavuta amen haleluya Yesu amaze kwemera ibintu byose rero nababwiraga nicyo cyatumye bihita bitera Imana kumushyira cyane nicyo cyatumye Imana imushyira hejuru cyane baba we ntabwo ari gahoro we ibyo Yesu yemeye byose byatumye Imana imushyira hejuru cyane ntabwo ari buhoro ni hejuru cyane sibyo hejuru cyane yahise haleluya haleluya ikamuha izina risumba ayandi mazina yose si cya kabiri yamushyize hejuru cyane ibona nta kindi kintu yamwitira avuga ati ndaguha izina risumba ayandi mazina yose yose ashoboka yose kwebye yamaze kwemera wowe ukeneye izina rikomeye ukeneye kuba ukomeye ukeneye kuba udasanzwe ni ibiki waretse ni ibiki wapfuyeho basi byatuma Imana ifata umwanzuro kano kanya ngo kugira ngo byende gute iyo mizero bandi mazina yose kugira ngo amavi yose yebaba we nayo kuzimu apfukame mu izina rya Yesu ari ibyo mu ijuru ewe we cyangwa ari ibyo mu isi cyangwa ari ibyo munsi y'isi ni ikuzimu Manshim irangije iravuga ati rero amavi yose azapfukama yose ayo mu ijuru ayo mu isi n'ayo munsi y'isi n'ay'ikuzimu yose nakubona azapfukama iki Yesu yashoboye rero Satani cyaramunaniye cyaramutsinze mu ijoro avayo kandi avayo nabi avayo nabi avayo baramwirukanye maze kwende kwirukanwa mu izina rya Yesu uzi kwirukanwa mwuka wa Satani kwirukanwa mu rusengero kwirukanwa mu nzu kwirukanwa ahantu hose bamwirukanye ngo mu ijoro habaye intambara mu Byahishuwe 11:6 ngo habaye intambara ngo bararwana ngo kugeza igihe aho kwa Satani atabonetse marayika atabara kurwana ari we Yesu ararwana mpaka baramwirukana uwo nyine Satani Imana ikwende kwirukanwa mu izina rya Yesu twagize ngo amavi yose amupfukamire y'ibyo mu isi n'ibyo mu ijuru kandi ntabwo ibyo byonyine kandi indimi zose zihamye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana data wa twese ihibazwe naratangaye aka ntabwo mwakumva igihe mberukira abatuye isi bari miliyari 8 enye zimuvuga neza enye zimuvuga muri kumva haleluya ebyiri zimuvuga ko zitamwemera mwe ritamwumva yonyine ako kubera ino jambo ikindi Noheli abari konje wapinga utayipinga uba wabyemeye akavuga ati Yesu yavutse kizima n'ubwo utabyumva ariko ubitumenya ikintu cyabaye Pasika sari konje ariko akangahe ku cyumwe no kwambe birakomeza isi yose yari bizi ko Yesu yazutse twaga tuvuga ko Yesu yazutse kubera ko aya magambo Imana yaravuze Imana ishimwe cyane kandi indimi zose zemye ko Yesu Kristo ari Uwiteka ngo Imana data twese himbazwe ngibi rero ibintu numvaga nshaka ko tuganira kano kanya ni byiza kandi cyane ukeneye gushyirwa hejuru ukeneye ko Imana kugira neza ukeneye ko Imana kwamamaza ukeneye banza ugire umutima wari muri Kristo Yesu basi ntuse nabo agiye wenda ntuse n'umuntu wese ushaka
ugire umutima wo guca bugufiya, wo kwanga ikibi, wo guhagarara mu mwanya wawe, wo kurwanya ikibi cyose, kugira ngo umukristo mwiza byibuze abakristo bo muri generasiyo yacu tuzasibanganye, tuzamareho iranuza yashize, generasiyo yatubanjirije, kuko nigeze baha Imana, ntigeze ihagarara nk'uko Imana ibishaka, ntigeze ikiranuka nk'uko Imana bishakaga, bituma habaho jenoside yakorewe Abatutsi, bituma abantu bapfa, bituma habaho ibyago n'ibindi byago. Byibuze twebwe njye nawe tuvuga ngo nubwo isi yarangira turakishijwe, twamenye Imana nako kantu. Nuko mugabo bw'abashaka kugira ngo mbabwire, si ibyo genere kandi nitubyubahiriza neza Imana izadukabira ibintu tumaze kubona, nitugira mutima mu Kristo Yesu. Rero hari ukuntu abakristo nabo bajya banyobera. Umukristo ashaka kugira gutya ukagira ngo muri kumwe wapi, kandi baba bafite ubwenge bose, babukuye ko abenshi apana bamwibwa, ariko nkangana ngo muri hano nubwo kwa shitani baba bafite, bakajya bagucenga bagukatisha, bafite bwa bwenge bw'abadayimoni. Ariko abangaba ni beza cyane, barahangaha mora abatuye ku mwangaha. Rero mugamu makeya cyane, mureke tugira umutima mu Kristo Yesu, mureke tube beza, mureke dukizwe. Umuntu akizwe, ijambo uvuze ubonehagaraho, bari kubaza wowe gudetema. Ndibuka rimwe umuntu twabwiye umuntu kera, turamubwira ugende muri iri tsinda uvuge ibi uvuge ibi uvuge ibi, nubwo waba utabyumva uvuge bino. Agenda ababwira we ibyo atumva, avuga ati bavuze ibyo simbyemera, arabagomora. Ndamuhamagara ndamubaza, ibi bintu ushaka kuba utabyumva koko, ariko nibigira abandi akamaro. Iyo ubibabwira wowe ugasigara upfuye wenyine, bukabibabwira mimumaje tava mu rusengero ntiyagaragatsemo. Rero icyo nangiye kukubwira kano kanya, uvuge ibintu uzi ko wabisubiramo bibaye ngombwa. Alo, niba ushaka kuvuga ikintu ukavuga uti bampamagaye sinagisubiramo, uracyari ha cicishekere. Rero cicishekere usagiye ku rwego bavuga ikintu ukaba wagisubiramo atahwi. Tugiye gusenga Imana. Icyifuzo cy'uno mugoroba, n'uyu munsi urebye usanga agakiza nta kintu kavuze mu bantu benshi, n'abakijijwe keretse kubizera cyane agakiza. Kuko agakiza, niba ureba ibirego biri muri RIB by'abantu basenga biteye ubwoba, divorce ziri harabazisabira mu nkiko z'abantu bakijijwe ziteye ubwoba, kandi gusenga dusenga buri munsi. Murabona se? Impamvu yagiye umuntu avuga ngo akijijwe akavuga ati ibyo se n'ibiki, ariko n'ikindi nawe twakosora. Duhere aho ngaho nababwiye, n'iki twakosora mu bana bacu, n'iki twakwerekana, n'iki twakosora, n'iki twakora. Ni igitambo bidusaba, ni ugutamba imibiri, imitima, ubwenge, ibitekerezo, imbaraga, gusenga. Ntabwo byoroshye, ariko kandi ku bwa Yesu tuzabishobora. Amen, haleluya. Umuntu ntabwo amafaranga ye habaze ngo yamusubiza we, ntimwaburana. Hari umuntu bateje ibyangombwa ngo ajye i Burayi, bipfuye bari bagiye gufatwa mu kuntu, mbese bipfuye yanga kubisubiza, habaye intambara. Ubwo umuntu aguhaye amafaranga wayamuha vuba vuba, niba uzi ko utayabona wayaretse kuyafata. Ko hari igihe uvuga ngo ndabyizeye ko nzayabona. Oya, vuga uti mfite inka nzayigurisha, niba yigura make nzongeraho umurima wanjye wo mu cyaro. N'indenya burya na banki ni nziza cyane, ndayikunda cyane. Yeguhingwa atarebye ahantu amafaranga yabo yatoroka. Ndabesha? Wowe ufata ideni ry'abantu utazi aho amafaranga azava ngo urizeye, wizeye gute? Ntama tugire neza. Vuga uti inka iri hariya natsi 200,000, inka yanjye ari 500. Ese yankiramutse ipfuye utera wayabona, nahita ngurisha za ntama zose. Ese ntama baramutse bazibye nagurisha za ngurube 5. Wowe uvuga uti byibuze mfite nk'abantu nk'icumi nakura amafaranga y'abandi.
muri n'ahangaha se ariko bati nagiye ndabizi ko bizakunda mfite ikiraka bamaze kubirivura ndabyize bitabaye kwita uhemuka nabi cyane ukanisha n'abantu akora ngo tugatekereza ngo bitabaye rero mwagize Imana mwaje mu nzu y'Imana ndabashimira cyane ariko mu by'ukuri ndabifuriza kuba bazima beza b'Imana. Iyo uri mwiza imbere y'Imana ibanga nabonye Imana iragutungisha, ntabwo Imana ikumwaza, ntabwo Imana iguteza abantu, ntabwo useba, ntabwo Imana ikureka, ntabwo Imana ikwibagirwa, ntabwo Imana iguharara ukwasa umuntu. Nimureke tube beza, duharanire guteza igihugu cyacu imbere, kuba beza, gukunda itorero ryacu, gukunda bene data, gukunda Imana, gukiranuka ibisigaye. Dukomere Mwami imbaraga z'ubushobozi bwa bwinshi ko handi twakomera. Ndumva tugiye gusengana. Muri make niryo jambo umwami Imana yari yampaye. Ndebye abantu bakoze jenoside, ndebye ibintu byabe mu gihugu cyacu, abantu basenga bakijijwe, abamusenyera, abapadiri, abapasiteri batwebwe, umuntu agari ku intama ngo zigende zipfe. Baba wenda bavuga ko si ukwere, icyatubashasha n'iki? Wenda natwe dushaka kuba twamera nk'abo bantu kuko nabo wenda bari bakijijwe cyangwa sinzi ibyo biziraga simbizi, ariko ikintu cyatubashisha ni wa mutima wari muri Kristo Yesu. Kandi rero mbabwira ikindi, nta n'umuntu twifuza gusana, tuzasana Yesu niwe mwiza, niwe utarakoze icyaha, niwe gusa, niwe wanatubashisha. Rero no mugoroba ijambo niri umugire wa mutima wari muri Kristo Yesu, niwo mbifurije. Uwo mutima muwutunge, muwukoremo, muwuturemo, tuwubemo. Kandi nubona abantu batakumva ibyo babwiye, cecekere, kuko igihe umuntu atakumva aje mu gatongana, cecekere igendere. Nta ntambara ngo bakumve nayo sinigeze mwumva. Igihe dukeneye ko abantu batwumva, ngo batwemereye, ngo twavuze reka da, ntabwo bashaka kutwumva, ariko birahagije. Haleluya. Ninde mu twasengana? Ninde mu twasengana? Kugira umutima w'Imana, kugira umutima w'ubwami, kugira umutima w'igihugu, kugira umutima w'itorero, kugira umutima bivanye ko Kristo yari afite. Natangajwe na Yesu ari mu isi, umusoro yarawutangaga, isabato akayubahiriza, iminsi mikuru y'Abayuda yabaga irimo. Nta kintu na kimwe umwami wacu Yesu Kristo ari mu isi ibya Kayizari bibaga Kayizari. Ibintu byose yaraje arabyubaha, abigendamo neza, asoza amahoro. Tugiye gusenga. Imana ishimwe cyane. Haleluya. Ibyo tugiye kubanza gusengera rero ni ukugira umutima w'igihugu cyacu, gukunda igihugu. Hari umugabo witwa Satade, ni bishop, yagiraga ikiganiro nakundaga, ngo ukunda igihugu cyawe kandi gisengere. Gukunda igihugu cyawe, gukunda ubuyobozi bwawe, gukunda abakuyobora. Na Paul yabyanditse, sibyo? Imana ngo umutima w'igihugu, umutima hagiye tuvuga akavuga ati bana n'ababaye abanyapolitike, oya, umutima w'ubwami, umutima w'ubwami, umutima w'igihugu, umutima w'itorero, umutima uri muri Kristo Yesu, sibyo? Zamura amaboko yawe mu izina rya Yesu. Sinzi ukuntu byumva, niba mu mudugudu umuganda barakunaniye, jya ubyuka ubanza ugenda ukora umuganda. Bavuga ati disi papa aranitonda, papa n'uwa hehe. Uwiteka Mana ishobora byose, uwera wa Isiraheli, Imana y'imbabazi kandi y'imbaraga, Data wa twese uri mu ijuru, uwera wa Isiraheli, Jehova Rahayiroyi, Jehova Shama, Jehova Nisi, turasaba umutima wari muri Kristo Yesu. Yarababajwe, yarihanganye birengeje, baramututse, baramwanze, yageze ahantu n'isi atarakwiye kwibamo,
ariko kuko yari azi icyo ashaka yaciye bugufi cyane araganduka yambara kamera k'umuntu ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba urupfu rw'ibivume. turasenze muri kano kanya mwami Yesu, duhe umutima w'ubwami, duhe umutima w'igihugu nk'abakristo ba kano kanya. buri mukristo wese uri hano ba mu ruhande rwe aguhamye atakwihakana, aho atuye, aho agenda, aho akorera, ubuyobozi bwose bumuyoboye abe uwa mbere. ntabwo ari abakristo ba hano imidugudu izahamagara ngo baze mu muganda abahangaha ntibagende, ntabwo ari abangaba. ntabwo ari abakristo basengera muri rusengero bazahamagaza inama ntibayigemo, bazahamagaza umuganda ntibawugemo. ndasaba umutima w'igihugu mwami, umutima w'igihugu, umutima ukunda igihugu, umutima ugisengera, umutima ugisapotinga mu buryo bwose, umutima uzamura. reka mbabaze akantu gato mugihagaze. hari umugabo w'umucuruzi tubana muri izi nzego z'umurenge ko dukoramo hano. uwo mugabo nta kintu ashinzwe na kimwe, ariko yishyura mituweli ahantu yavutse abantu 500 mu murenge yavutsemo, aho yavutse akanishyura mu murenge akoreramo abantu 500. uyu mugabo afite umutima w'igihugu, ntabwo ari gusenga gusa. n'icyo ugiye gukora mu mudugudu wawe, mu murenge ukoreramo cyangwa utuyemo, ukavuga uti nanjye sapoti yanjye mu murenge ntuyemo. ubundi murenge urakuzi, rega ibintu birakomeye. ubundi mu murenge urakuzi ko hatuye cyangwa ukuntu ugenda ntabwo banakuzi. umurenge wawe urakuzi, n'icyo ukora mu murenge utuyemo, n'icyo ukora mu murenge wavutsemo. aka kantu ubona umugisha uvuga uti n'ibyo ngibyo, ariko ni ukuri. uriya murenge uvukamo, uriya murenge utuyemo, kariya kagari wavuga Yesu utababwirije, wakora akantu. ntabwo ko tugiye gusengera ni umutima w'igihugu. rero kugikunda si ukuvuga ngo ndagikunda mu magambo, oya, ntabwo kugikunda mu magambo. ndabagushije mbakuye mu mwuka. reka dusengere icyo kintu. imana iguha ubushobozi, imana ikumurikire mu mudugudu utuyemo, umurenge utuyemo, umurenge wavutsemo. n'iki wakora? uvuga ati hano havutse umwana, havutse umuntu. nabaye abantu bagaburiye mu murenge wawe. hari rero mukora wenda mukajya gufasha abantu bari siyashika ngo barwaye, ntabwo ushaka kugira imbaraga sana kuko babatanze. ariko jya mu murenge uvuga uti mwamaye abantu 2 nk'aba mituweli ko ni mu murenge wa hano. uno umutima w'igihugu. rero ndagusengera icyo kintu mu izina rya Yesu. Mana nyir'ijuru n'isi, Mana y'imbaraga, Mana ikomeye, Data wa twese uri mu ijuru, Uwiteka Mana y'imbabazi, iki gihugu tugemo kuko hari abitanze, hari abemeye gupfa kugira ngo abanyarwanda bazabeho, hari abemeye kurekura byose nabo nk'uko Yesu yitanze. turi mu gihugu gifite umutekano, turi bazima, turi amahoro, turasenga, turatana injoro bigakunda. duhe umutima wa kino gihugu Mana, umutima w'iki gihugu, umutima w'iki gihugu tugikunde, tugikorere Mana mu izina rya Yesu. nsengeye umukristo wese uri hano cyangwa uri online kugira ngo yibuke igihugu cye Mwana. Imana yabwiye Aburahamu itangiriro 12:1 ngo nzaguha igihugu. ntabwo Imana yaguha umugisha udafite igihugu. Nibishoboka. Imana yaguhaye igihugu icishe mu bakirwaniriye. muri abo bose barwanya abemeye barapfa. turasengera umutima w'igihugu Mwami.
haba abantu umutima w'igihugu, umutima w'ubwami, umutima wari muri Kristo Yesu. Wigaragaze mwami. Twongeye gusenga aka kanya, duhunde umutima w'ubwami, ubwami bwawe, umutima w'ubwami, umutima w'abana b'ubwami, umutima ukunda itorero ryawe, umutima waripfira, umutima wahagarara ukavuga ngo umutima ukunda itorero usengeramo, umutima ukunda igihugu cyakubyaye. Wowe utabasha guhakana amateka yawe y'igihugu cyawe ukaba uri aha ngaha, Imana iguha umutima w'igihugu cyawe, Imana iguha umutima w'ubwami, umutima w'itorero, umutima ukunda itorero, umutima uzirikana itorero, umutima wibuka itorero, umutima usengera itorero, umutima. Turasenga muri aka kanya Uwiteka Mana ishobora byose, umutima ukunda imiryango tuvukamo, umutima ukunda abantu bose, umutima udafite amacakubiri, udafite irondakoko, uwo mutima mwami. Yohana yaravuze ngo mu byahishuwe ngo ku munsi w'urubanza ngo yabonye abantu bose bahagaze bene b'Imana, abakomeye, aboroheje, abakene, abakire, ariko nta bantu b'amoko yabonyemo, ntabwo abonyemo abatwa, abatutsi, abahutu, ntabwo yabonye abantu benshi. Imana iduha umutima wo kubaka muri twebwe ndi umunyarwanda, ko umuntu w'umunyarwanda abone mugenzi wundi. Turasengera uyu mutima urwanya ikibi, turasengera uyu mutima ubona abantu b'Imana, abantu ko ari abantu b'Imana, ko ari abana b'igihugu. Uyu mutima Mana mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti, turasenga ngo Imana isuke ububyutse mu mitima yacu, Imana igarure ibihe byiza, Imana ihembure itorero, Imana ihembure igihugu, Imana ihembure abanyarwanda, Imana ihembure imfubyi, Imana ihembure buri mutima wakomeretse, Imana ihembure u Rwanda. Imana ikomeze tugirire neza. Muratuje cyane, ndagira ngo nawe usenge, ndagira ngo ugire ikintu usengera kano kanya. Wabonetse waje mu nzu y'Imana uyu mugoroba, nta jambo ry'Imana riza impfabusa. Imana iguha imbaraga, Imana iguha amahoro, Imana iguhe kumera neza, Imana iguha umugisha, Imana iguhaza uburame, Imana iguhaza ibyiza, Imana iguhe kubaho, ubeho kandi wongere ubeho. Imana iguhe amahoro, Imana iguhe umugisha, Imana ihindure ibintu byawe byose. Yohana yaravuze ngo ndabona ijuru rishya n'isi nshya. Akira ijuru rishya n'isi nshya mu izina rya Yesu. Akira kurema kw'ibintu bishasha mu buzima bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Wakomera Yesu amashyi se. Imana ibahe umugisha, mwakwicara. Randevu ni umutima wari muri Kristo Yesu, n'uwo nguwo. Amen. Niba ufite icya cumi karibu utambuke, niba ufite amaturo karibu utambuke. Imana y'amahoro iguha umugisha. Turabikora twihuse. Uwiteka abaha umugisha, kandi Imana ikomeze kubahumuriza mu makuba yanyu yose. Imana ikomeze kubana namwe. Kode ni iriya, ufite amaturo ari kuri momo, kode ni 900 139. Ushobora gutura kuri iriya kode. Gukomera nukwawe na usanawe, amashimwe na yawe cyubahiro.
kode ni 939. Uwiteka abaha umugisha. Numvishe hari ikintu Imana igiye kubakorera muri ino minsi. Abantu baje gusenga umugoroba murahirwa cyane, muri abanyamugisha, muri abanyamahirwe, muri abo kubahwa. Hari ikintu numvishe Imana ibakoreye, sinkizi ariko kirabaye. Icyo kintu kirabaye. Amen. Ko ari nkiyasi. Waba wajanura umushyitsi, waba wajanga uri umusangwa, hari ikintu Imana igukoreye. Wowe umaze gutura, ijoro tuguhesha umugisha. Imana data wa twese, Imana ikomeye kandi Imana ihambaye, niguha umugisha, nisubiza aho ukuye, nigukorere ibirenze ibyo usaba byose, nikunezeze, nikwibuke, nikwiteho, nikumare umubabaro n'intimba, kandi ngizanagura amarira yose ku maso yacu. Imana nikunezeze ukiri muri iyi si. Aya maturo uzaniye Uwiteka agukubire inshuro zitabarika, kandi aya maturo umwami Imana ayeze gukora umurimo we mu izina rya Yesu. Amen. N'abandi twese reka duhagaze duhagurukiye kuri aba ngaba, tubagiraho umugisha w'Imana. Mwakoze kuboneka mu nzu y'Uwiteka. Imana ibaha umugisha kandi ikomeze banezeze. Kandi homework utavuga ngo ari kuri mutima ndawufite, ugende ushakisha, Imana irawuguha. Reka dusengere mu munota umwe icyifuzo cyawe, icyo cyose. Niturangiza dusoza, zamura amaboko yawe. Nsengeye icyifuzo gikomeye cya mwene data uri hano aka kanya, n'ikiri torero, n'icy'umushumba mukuru w'itorero. Turabisengeye byose. Uri mu nzu y'Imana hano ufite icyifuzo gikomeye mu mutima wawe, gikaze, Zaburi 20 haravuga ngo Imana iguhe icyo umutima ushaka. Aka kanya ndagusengeye mu mavuta Imana yaduhaye, yadusize. Imana iguhe icyo umutima ushaka. Ndasengera icyifuzo cyawe icyo ari cyo cyose, niba ari icy'inzu, niba ari icy'akazi, niba ari icya business, niba ari icy'abana, amashuri y'abana, niba ari aho kuba, niba ari icya mariage. Icyifuzo cyose ufite kano kanya wazaniye Imana, waje ugifite cyangwa ugeze gutekerezaho kare cyangwa batekerejeho, icyo cyifuzo nyizanye imbere y'Imana data wa twese, umuremyi w'isi n'ijoro. Imana ireba, Imana ibera hose icyarimwe, Imana isubiza, ifite inzira zirenga 1000, ni igisubizo vuba vuba. Kandi uzagaruka uje gushima Imana. Nsengeye ubwo bushomeri, nsengeye diplome, nsengeye ako kazi, nsengeye unyatsi, nsengeye iyo mariage, nsengeye urwo rubyaro, nsengeye icyo cyose navuze izina. Urwo rugendo ushaka gukora kuko urimo kubyumva, icyo mva wagurisha ngo ukomeze ukore, ndagisengeye. Mwuka wera, mwuka w'Imana nagucira inzira aho zitari, niyigaragaze. Nsengeye abarwayi bari hagati muri twebwe, nsengeye abarwaje, nsengeye ingorane zose, nsengeye iki gihugu. Iminsi turimo yo kwibuka, iminsi 100 twatangiye yo kwibuka ku nshuro 32 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata. Ndasenze kugira ngo Mwami ukomeze utange ihumure mu gihugu cyacu. Nirukanye za accident zirimo ziba hirya no hino Mwami, izi mpanuka zirimo zidukuraho abantu ndazihagaritse, mu ntara, mu mirenge, mu midugudu, ku mipaka. Mpagaritse izi mpanuka z'amakamyo, z'amakwasiteri, z'amabisi. Mpagaritse izi mpanuka zose. Mpagaritse izamuka ry'ibiciro, ibiciro byazamutse. Ndabisengeye nibimanuke, mbimanuye ku rwego rukomeye cyane, mbikiza ahakwiriye. Nsengeye kino gihe ngo Abanyarwanda barye, bambare, babeho nk'uko umukuru w'igihugu yabitubwiye ati muzabaho kandi muzakomeza kubaho. Ndasenze mu izina rya Yesu. Imana ibamara ubwoba bw'iyi minsi, Imana ibaha amahoro, Imana ibaha imbaraga, kandi mbasaba umugisha. Mugende amahoro, muzaba amahoro, muzagaruka ndi amahoro mu izina rya Yesu. Amen. Nimutwara umugisha w'Imana.